neza mu ishyamba rya Amazon Forest cyangwa se ukita Amazon cyangwa ukita uko bishaka. Ejo bundi mu mwaka w'1559 mu Rwanda abantu babereshejwe no guhiga gusa, babeshejweho n'ibindi bintu atari amashuri ndetse n'ibindi, kuko iby'ikoranabuhanga ntabyo bari bazi icyo gihe. Ndabizi ko bigiye kukubana ubujiji umuntu nakubwira ko ubu ngubu mu mwaka w'2026 ubu buno hari abasangwabutaka bari mu ishyamba rya Amazon Forest bakibayeho gutyo ntabwo babasha kubyemera. Abo ni abayonomami, haba iby'ikoranabuhanga byijyanire n'ubu bibakoze kuko bo babeshejwe n'iri shyamba kandi bakumva banyuzwe nabyo. Oya, wibibaza ibibazo byinshi cyane kuko nje n'igisubizo cy'ibibazo byose no kwibaza kuri no basangwabutaka, kuko nabanje gukora research cyangwa se ubushakashatsi kuri ino shyamba. Mbere na mbere nabanje gukora ubushakashatsi ku ishyamba rya Amazon, ku nyamaswa zirimo, nakoze na documentaire uzajye kubireba, ibiti bigenda nk'abantu ndetse n'ibiti biryana. None finali ngeze ku basangwabutaka bo muri ishyamba rya Amazon Forest. Nge ndi Uwasa on the mic. Avudashamadukira mu bindi utarakana subscribe, share ndetse na comment kuri YouTube channel Ubumenyi TV. Reka noneho fate mic umunwa wanjye kuri cyo waremewe kuvuga amakuru. Ngiye gubitekereje neza cyane. Ubu ngubu twese twabaye abakiriya b'ikino muri ishyamba rya Amazon Forest. Murakaza neza. Amoko menshi asa n'ayitandukanye n'isi yacu turimo ubu ngubu, aho twavuga nk'abasangwabutaka bari muri Afurika yo hagati ndetse n'iyo mu burasirazuba, tutibagiwe n'abo mu izinga rya Atamani cyangwa se mu Buhinde. N'aba rero bita abayonomami rero nabo twabibagirwa, basaga 38,000 muri ishyamba rya Amazon Forest. Amoko menshi arimo asaga 370 of indigenous people. Aba baribeshwaho no kurya ibikomoka muri ino shyamba rya Amazon Forest, twavuga n'ibihunyo, inyamaswa, imizi y'ibiti ndetse n'imbuto. Bagaragaza ko 70% kugeza kuri 90% y'ibintu bibatunga nga muri ino shyamba rya Amazon Forest biva muri ino shyamba rya Amazon. Gusa bigirira umutima mwiza n'icyo kintu nabakundiye. Bagaragaza ko 80% y'ibintu bagira barabisangira mu buzima bwabo busanzwe, ibintu utabasha kubona kuri ino si ya rurema. Aba bibera mu nzu nziza z'ibyono ndetse n'iz'ibyatsi ziri mu bwoko bw'ibisiga. Aba ni batewe isoni no kwirira cyangwa se no kwibera muri ino shyamba rya Amazon. Abango ni batewe isoni no kwiyambarira amababi y'ibiti ndetse n'ibiguruka. Nibagira umuyobozi ubayobora kandi bigaragaza ko babanye mu bumwe nubwo nta muyobozi bagira ubayobora. Bizera mu cyo bita spirit cyangwa se imyuka y'ibiti ndetse n'inyamaswa. Niyo mpamvu bagaragaza ko iri shyamba barifata nk'ubuzima bwabo kandi ko kwareba kuko ukabona nibyo. Inkumi yaho yemerewe gushaka hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 20, naho umusore w'ingaragu ashaka hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 25. Aho umusore bareba ko azi guhiga neza cyane hagati y'inyamaswa 2 kugeza kuri 3 mu cyumweru. Ibi si byo wari ubizi? Noneho ku bijyanye no kuvura abo bareba kuko n'abahanga mu cyo bita herbal medicine. Abahanga bagaragaza ko bazajya bakoreshwa mu gushakashaka inkingo z'ibyorezo byugarije isi. Ubwoko bw'aba bantu bukunda kugaragara muri Brazil ndetse no mu majyaruguru ya Venezuela. Yewe iby'aba basangwabutaka twabivuga bugacya. Reka tubishyiremo akadomo muri iyi documentaire muri kano kanya. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.